Murabona inshuti yanjye kandi nkunda, nishimiye kubana namwe muri iyi video. Niba ari ubwa mbere kuri channel kuri kutavugwa, kanda like, subscribe ndetse no kunzogera. Ubwo nuko yango ubasha kubona mu ba mbere amasomo yacu mashya twasize y'urukundo n'imibanire. Yego rwose nibyo. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngiko ivuga iti amagambo arindwi umukobwa avuga akagaza yuko agukunda by'ukuri. Hari igihe umukobwa ataje kuvuga ngo ndagukunda mu buryo butaziguye, ariko amagambo akubwira ashaka kukwereka neza ibiri mu mutima we. Yego rwose abantu benshi bategereza kumva ijambo ngo ndagukunda, nyamara hari yandi magambo ari rushimbaraga kubera ko ayo magambo yo aherekejwe n'ibikorwa. Gusa benshi bacyumva ijambo ngo ndagukunda umva ko urukundo ari ubwo nk'urugo nta n'ibindi bikenewe, nyamara ndagukunda nyayo ni ibikorwa. Muri Bibiliya haranditse ngo muri Bibiliya haranditse ngo akanwa kavuga ibivuye mu mutima. Aho ni Luka 6:4-5. Ibisobanuye ko amagambo umuntu agora kubwira agaragaza biri mu mutima we. Niyo mpamvu rero tugomba kwitondera ibyo abantu bavuga buri munsi cyangwa se buri gihe. Reka dutangire. Ikintu cya mbere, waramutse neza cyangwa umeze ute? Abantu benshi bumva ko aya magambo ari amagambo asanzwe, ariko uyu mukobwa warayakubwira buri munsi agaragaza yuko ubuzima bwawe mufite agace kwenda ko babitekereza. Ndabizi ngo yahise yavuga ngo nari mbizi. Nibutse kwisanza ahantu aho umuntu abaza ibintu ariko nabyubahiriza cyangwa se nabikore. Ariko kuri nashaka kukubabaza, ahubwo bashaka kumenya niba umeze neza, niba hari ikibazo ufite cyangwa se niba hari icyo yagufasha cyangwa ari cyakumarira. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agukunda, ibyishimo byawe n'agahinda kawe bitangira kuba byamureba. Gusa muri iki gihe ibyishimo byawe bizamureba, ariko agahinda kawe ntikazamureba. Bivuze ngo muzabana mu byishimo cyangwa se mu byiza, ariko mu bibi yigendere. Naho kabiri, kwizera. Iki kimwe mu magambo akomeye cyane umuntu ashaka kukubwira, kubera ko kwizera umuntu nivuze gusa yuko utamukeka cyangwa se atagukeka. Ibisobanura yuko yumva atekanye ari kumwe nawe. Yego rwose, kubera ko kwizera kubakwa n'igihe, ukuri n'ubudahemuka. Muri Bibiliya haranditse ngo urukundo rwizera byose. Aho ni Abakorino. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akwizera by'ukuri, aba ari intambwe ikomeye cyane yuko uwo muntu cyangwa yo kubaka urukundo rurambye. Gusa muri iki gihe ngo ari intambwe ikomeye cyane yo kubaka urukundo rw'igihe gitoya cyane. Bitandukanye na mbere, mwubaka intambwe y'urukundo rurambye. Naho icya gatatu, nishimiye kukubona. Aya magambo agaragaza yuko atishimiye kuganira nawe gusa, ahubwo yifuza no kumara nawe umwanya. Yego, kubera ko iyo umuntu ahora yifuza kukubona, waba warafashe umwanya ukomeye cyane mu bitekerezo bye. Gusa weho hari igihe utabimenya, ariko ukuri ntibiterwa no kukurambirwa, ahubwo biterwa nuko yumva afite amahoro igihe ari kumwe nawe. Gusa muri iki gihe ntibikurikizwa. Naho ikintu cya kane, nishimiye kuri mu buzima bwanjye. Aya ni amagambo abantu benshi babwira abo bitayeho cyangwa abo bakunda. Agaragaza impinduka ikomeye cyane yuko ubuzima bwe bwagize impinduka nziza cyane kuva yakumenya. Yego, ni ukuvuga ngo iyo umuntu akubwiye aya magambo abikuye ku mutima, abakwereka agaciro umuha cyangwa se abakoresha agaciro aguha. Nawe byaba byiza waba uri umuntu mwiza kumurika agaciro umuha. Waba uri ingona cyangwa se waba uri umuntu mubi ukamutesha agaciro. Naho icya gatanu, uyirinde. Hari abantu batekereza yuko iri jambo ari ryo kubahiriza ikinyabupfura gusa, ariko iyo barakubwira ngo wirinde ugende amahoro cyangwa akubwira ngo wagezeho amahoro, agaragaza yuko umutekano umureba cyangwa umutekano wawe ukureba. Gusa wowe hari igihe utabimenya, kubera ko urukundo rw'ukuri rwita ku buzima bwo rukunda. Naho icya gatandatu, ndagushyigikiye. Ubuzima bugira ibihe byiza n'ibibi, ariko umukobwa akubwira ngo ndagushyigikiye, abakwereka ko agukunda cyangwa se agukunda kubera ibyo ufite gusa, ahubwo abakwereka yuko azagumana nawe mu rugendo rugana ku nzozi zawe. Muri Bibiliya haranditse ngo babiri baruta umwe kuko babona ingororano z'umuhati wabo. Aho no mu Mubwiriza 4:9. Ni ukuvuga ngo urukundo rwubakwa ni urutera imbere mu mpande zombi. Yego, ntabwo wibeshye. Muri Bibiliya haranditse ngo
babiri baruta umwe kuko babona ingororano z'umuhati wabo. Aho no mubwiriza 4:9. Ni ukuvuga ngo urukundo rwubakwa ni urutera imbere mu mpande zombi. Yego ntabwo wibeshye. Naho icya 7, ndagusengera. Aya ni amagambo meza afite uburemere budasanzwe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agusengera aba kwifuriza ibyiza ndetse akagushyira no mu buzima bwe, cyangwa se agashyira ubuzima bwawe imbere y'Imana kurenza uko wabitekereza. Ntabwo ashaka yuko mugumana uyu munsi gusa, ahubwo yifuza yuko n'ejo hazaza hazaba heza. Gusa weho hari igihe utabimenya. Ni ukuvuga ngo nifuza, cyangwa se ni kimwe mu bimenyetso byerekana urukundo rufite intego nziza. Mbere yo gusoza ndifuza kwibutsa yuko amagambo ari meza ariko akaba meza yahuye n'ibikorwa. Hari abantu bavuga amagambo meza ariko ibikorwa byabo bikaba bihabaye cyangwa se bitandukanye cyane. Reba niba ibyo avuga bihuye n'amagambo avuga cyangwa se bihuye n'ibyo kwitaho. Aho niba uzamenya neza urukundo nyakuri. Niba video yagufashije kandi like, subscribe ndetse no kundogera kugira ngo ubashe kubona video zacu mu ba mbere cyangwa ibiganiro byacu mu ba mbere. Andika muri comment rwose. Wowe niye jambo naryo ukoze ku mutima kurenza ndi yose. Iryo ngiryo byandika muri comment twiganirire. Murakoze cyane kubana natwe, ni inkuru ikomeye cyane. Mwibutsa ko mu yindi video ikurikiraho nzababwira ibintu 8 umukobwa akora bigaragara yuko agukunda cyane kwenza uko wabitekereza cyangwa se atazakwibagirwa. Icyo nagushishikariza ntuzacikwe. Imana ibarinde kandi abaho umugisha nk'ibisanzwe. Ni Prince Umuragwa.